kubera ko imitima yacu itihangana, na nicyo gituma Imana ibitanga amatangazo twavuga ko abagoye ku bantu kuyakira, nukugira ngo imitima ikomere, itangire kwitegura gukomera kunyura mu bintu, ikomerere kunyura mu bintu byose. Umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo gukora kw'Imana kwisanzurire muri iyi mibiri irimo imyifurize myinshi, kugira ngo gukora umwuka w'Imana akorere muri uyu mubiri urimo amarangamutima menshi, uyu mubiri urimo kwifuza kwinshi, uyu mubiri urimo gukurura ibintu byinshi, volute z'umubiri, noneho ibintu bikarushaho kugenda nabi. Imana igenda ijera iyi mibiri yacu kuko irabizi ko iyi mibiri irimo ibintu byinshi. Iyi mibiri irimo inyamaswa zitandukanye. Ni ruto ntabwo Imana itanga agakiza nk'uko umuntu yajya muri alimentation akagotomera ikivuguto. Ni ruto kuko iby'Imana ni ibyo kubahwa, ni iby'agaciro, si ibintu abantu bahabwa gutyo gusa, ni ibintu biza mu murongo Imana yateguye. Ni ibintu ni ruto kuko Imana nawe uvuga ko wakijijwe irashaka kugupimira ku batarakizwa, irebe uko uhagarara mu bantu batarakizwa, irebe niba ubunyamujinya bwawe bwararangiye, irebe niba guhubuka kwararangiye, irebe niba gufatiraho mu burakari byararangiye. Ntabwo ari ibintu tugereranya n'ibya hano mu isi. Ibintu bya hano mu isi biteye ukwabyo, n'ibyo mu ijuru biteye ukwabyo. Imana ishimwe cyane kandi dufashe. Ni nayo mpamvu bisaba ko tubanza kwakira urukundo, tugakizwa urwango urwo ari rwo rwose, tugakizwa mu nyangiri iyo ari yo yose, tugakizwa imivurungano iyo ari yo yose, tugakizwa umunabu uwo ari wo wose, tugakizwa umujinya uwo ari wo wose. Rero gutabarwa kwawe, gutabarwa kwanjye kuzavamo no gutabarwa kwa bagenzi bacu batari batabarwa, kuko muri Kristo Yesu nimo twese dukirizwa, nimo twese dutabarirwa. Ariko mu gihe Yesu Kristo yamaze kwemerezwa mu mitima yacu twebwe abamwemera bamwizera, twongeye kubasuhuza mwebwe mwese abadukurikira bakurikira Umuremyi TV, mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, umujyi wa Kigali no mu majyepfo, mwese turabashuhuje. Imana nibarinde kandi Imana ibakomeze, ibayobore, ibayoboze imbaraga zayo. Rero namwe muri diaspora, muri Amerika, Burayi, mwese muri Canada, Ubushinwa, namwe tubona mudukurikira, Imana nibarinde kandi namwe murwaye Imana ibakize mu izina rya Yesu. Turabashimiye rero mukande subscribe abatari bayikanda, namwe mwakanze ka subscribe. Imana niba umugisha kandi nibakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Turabakunda cyane rero. Iyi ni Umuremyi TV ibagezaho ijambo ry'Imana. Mwebwe abarushye nimuze muruhukire kuri uyu muyoboro ubagezaho ubutumwa bwiza. Uyu mwanya rero dufite umukozi w'Imana, ntago ari bwa mbere twamwakira ku Umuremyi TV. Ni umukunzi wacu ukunda Imana kandi usenga Imana, namwe ntago ari bwa mbere mwamubona. Arabibwira kugira ngo namwe mumenye kandi abakurikiye Umuremyi TV bwa mbere muramwishimira. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe, mukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe. Igihe cyawe gishize ari kinini cyane tudahura ku Umuremyi TV.
mwari muhugiye mu biki? twari duhari rimwe na rimwe umuntu nuko afata igihe cyo gutekereza no kugira ngo ibintu abamo abisengere kugira ngo Imana imuhe ibindi bishya. Muri iyi minsi wari ukuvuga ngo urimo gusenga mu butayu mu misozi, wenda birashoboka muri iyi minsi babujije gusenga mu butayu no mu misozi, buriya ntabwo ushobora kuzatera ikibazo cyangwa gusenga wenyine ntabwo nta kibazo kibi nuko mwaba muri benshi? Ubundi buriya ikintu cyitwa gusenga gusenga ntabwo ari akavuyo, gusenga si akajagari. ujya ubona ko bavuga ko hariho abantu baraguza cyangwa bajya mu bapfumu kubandwa n'ibindi, ariko nta muntu wari wigera ubona umuntu wagiye kuraguza ku buryo umuntu abantu bamenya ngo uyu muntu avuye kuraguza yabikoreye aha n'aha, ibintu nk'ibyo. Bivuze ngo umuntu ujya kuraguza aba azi ibyo arimo, noneho akanabyubaha nyine mu rwego rwe nyine. Nge sinabyubaha ariko mu rwego rwe arabyubaha, kandi bikaba mu ibanga ibyo bintu bikaba bizwi nawe, nta wundi ubizi. Noneho rero twebwe abasenga ibintu byo gusenga twabihinduye iyarara, akajagari, mbese umuntu ugasanga niba Imana imubwiye gusenga akamera nk'ujya gusigana, atari ko se kutabwiye runaka, ugasanga warajya kubwira ni mpaka ngo abwire runaka bajyane, bikamera nka ba bana umubyeyi abwira ati jya kuvoma, ati singenda njyenyine ntari kumwe na runaka. Gusenga rero naho bigenda binapfira. Ubundi gusenga ni ibanga ry'umuntu n'Imana, ni inguni y'umuntu n'Imana, kuko gusenga ni Imana ibikugendereye ikabiguha. Ntabwo rero Imana twese itugenderera rimwe ngo iduhere ibyo bintu rimwe. Ni nayo mpamvu nkwiriye kumenya ngo Imana iranyifuzaho iki uyu munsi. Nabyuka mu gitondo nkibaza ngo uyu munsi Imana irifuza ko ngenza ndi. Ntago rero njya kwisanisha na runaka ngo nihuze na runaka, kandi ari njyewe Imana ishaka ko mbana nayo. Noneho rero bikangana n'igihe Aburahamu Imana yamuhamagaraga kandi yari yumvishe ijwi, ariko abahagurukanye na Loti, mbese ubwo yizanira na Loti. Ariko mu by'ukuri Aburahamu niwe wari wumvishe iki ijwi. Nanone bikangana n'igihe Imana yari imubwiye ngo umwana wawe w'ikinege, umwana wawe ukunda Isaka umuntambire. Noneho rero kuko ari we wari wumvishe ijwi, ubwo ndiho ndavuga gusenga icyo ari cyo, ko ari umuntu Imana ibihaye. Noneho wowe ugakora iby'Imana iguhaye gukora, utabijyana, udafata icyo Imana ikubwiye ngo ukigire icya rusange. Naho gusenga byapfiriye. Twese tuba ibikuri byo mu mwuka, habura umuntu watumbagira ngo agere mu kirere cyo hejuru ayobora abandi, noneho twese ibintu tukabifata kimwe. Aburahamu Imana imubwiye gutamba umwana, urumva umugore we yari amufiteho uburenganzira, bari bamusangiye bamuhuriye hari babiri, ariko kuko ari we
imana yari itegetse, yari ihamagaye gukora icyo kintu, ntago yagiye abwire Sara ngo ubu ngubu tugiye gutamba umwana, niko imana ivuze. Hoya, gusenga ni ibyawe wowe ubihawe, gusenga ni ibyawe wowe ubyumvishe, nujya kuraguza nibye we ubyiyumvishemo. Niba ari umucuruzi ashaka kujya kuraguza, ni urugero njya mbumva, kugira ngo bizinesi zabo zitere imbere, ntawe ndumva wafasha abacuruzi bose ati hari umuntu uri gutanga imiti nimuze tugende. No gusenga rero nibyubahwe. Nimba imana wumva ikuyoboye mu gusenga, genda usenge, wikizanira roti, wikizanira intambara. Ibyo byose mbikuriye ko warumbwiye nyine ibintu byo ku misozi, mu butayu. Ntago gusenga ari ngombwa ngo abantu bamenye ko wasenze cyangwa aho wasengeye. Imana idufashe. Urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha cyane kubw'ibyo ngibyo utubwiye. Ubwo ni ukuvuga ngo gusenga reka tubisengemo tubifite mu bwenge. Amen. Ntago gusenga ari ukuvuga ngo buri muntu wese amenye ko wasenze. Ntago ari byo. Kuko icyo gihe ushobora gusengesha abantu ku ngufu batashakaga no gusenga cyangwa batari muri gahunda, noneho bikazagukururira ibibazo kubera yuko wazanye abantu bimeze nk'aho wanashituye, wanabwiye utugambo two kubareshya. Kandi gusenga bigira ibigeragezo byabyo. Bya bigeragezo rero byo gusenga nibigera kuri ba bantu bazakwitakana. Wowe genda ugeragezwe, ibigeragezo byawe byo mu gusenga ubisoze ubirangize. Niwumva ubishoje ujye kuri tere ubwira abantu gusenga n'iby'Imana ikubwira, ariko niwikururira akaga ni wowe uzaba ukikururiye. Na Yesu umunsi umwe ari mu butayu, yagiye mu butayu gusenga, agenda wenyine. Icyo yahasanze ni Satani bahahuriye, aramugerageza. Niyo mpamvu mvuga ngo gusenga bigira ibigeragezo byabyo bibipima niba uko gusenga kwaraturutse ku Mana cyangwa nimba ari ugusenga guturuka ku bantu. Niyo mpamvu rero iyi Imana ikohereje gusenga, iguha no kuzihanganira ibigeragezo uzahurira nabyo mu gusenga. Ariko atari Imana ibiguhaye, ntago ibyo bigeragezo uzabyihanganira. Ni nayo mpamvu mu basenga habaho intambara, harimo ababirimo atari ibyabo. Niyo mpamvu mu gipasitori harimo intambara, harimo ababirimo atari umuhamagaro wabo. Niyo mpamvu mu bahanuzi harimo intambara, harimo ababirimo, ariko inshuro nyinshi harimo n'abazanamo imyuka yabo. Bivuze ngo gusenga harimo ibigeragezo byabyo bibipima. Kubwiriza ubutumwa hari ibigeragezo byabyo bibipima. Guhanura hari ibigeragezo byabyo bibipima. Niyo mpamvu nyine ikintu ugiyemo kijyanye no gukorana n'Imana bisaba ko uraba ufite uwo mutima wihangana, uwo mutima ubabarira byose, wihanganira byose, utifuza ikibi ku wundi, kandi umutima ukora neza nyine. Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Bivuze ngo gukora neza nyine ni ugukora neza, we ntugomba gukora nabi, ugomba gukora neza igihe cyose. Izo nyine ni principe z'ibintu biva ku Mana, ko naho waba uhuye n'ibibazo bitewe na bagenzi bawe, ariko wowe ugomba kubakorera neza, kuko niko umwuka ameze, nirwo rugero rwa Kristo Yesu. Kandi uko mvuze nyine ni nako kugaragaza Yesu Kristo nyakuri nyine uwo ari we, kugira ngo natwe uwo Yesu Kristo nyine nyakuri aba ari we utubamo dutungira imitima. Amen.
Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane mukozi w'Imana kandi Imana iguha umugisha. Navuga ngo igihe wari umaze hari ikimana yakubwiye, niyo mpamvu uyu munsi twaje kugira ngo tubigeze ku bantu bakurikira Umuremyi TV, kuko bakeneye igihe nk'iki ngiki bakeneye ijambo ry'Imana. Reka rero tuguhe karibu, noneho udusengera Imana, noneho tuguhe karibu utange iby'Imana yaguhaye. Yego, urakoze. Yego. Mana isumba byose, Mana ishobora byose, Mana ikora ibidashobokera abantu, Mana ishoboza umuntu uwo ari we wese uyitakambira kugira ngo imugeze ku rwego ruzima rukwiriye. Ngwino nanone mu mitima y'abagiye kumva buno butumwa, kugira ngo ubashishe iyi mitima kandi izahuke, ive mu mwobo w'ibidandabiranya, igere ku rwego rwo guhamya ubukristo, ku rwego rwo guhamya gusenga, ku rwego rwo guhamya iby'umwuka, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ni karibu rero umukozi w'Imana. Imana iguha umugisha nawe, katwifurize kandi umugisha n'abantu bose bazakurikira iyi kamera Umuremyi TV. Imana imerere neza imitima yabo kugira ngo yizihirwe. Ni Pasiteri Ernest. Ntacyo bitwaye uko byumva kose. Icya mbere nuko kubw'umwuka w'Imana no kubw'amaraso ya Yesu Kristo turi abami n'abatambyi b'umwami Imana. Imana ishimwe. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 23, umurongo n'uwa 29 n'uwa 30. Igitabo cyo Kuva ibice 23, umurongo wa 29 n'uwa 30. Kuva 29. Kuva ibice 23, umurongo wa 29 n'uwa 30. Kansome urabuhareba. Sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare, inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira zikagutera. Ahubwo nzabirukana imbere yawe ni ruto, ngeze aho uzagwirira ukazungura icyo gihugu. Sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare, inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira zikagutera. Ahubwo nzabirukana imbere yawe ni ruto, ngeze aho uzagwirira ukazungura icyo gihugu. Imana ishimwe. Nimwakira ijambo ry'Imana mwese abakurikiye Umuremyi TV. Rero ikintu kijya gikomerera bamwe mu bantu batangiye inzira y'agakiza, cyangwa bamwe mu bantu byitwa ko bakijijwe basenga Imana, ni iki ngiki: ni ukubasha ni ukujera abantu batari bagana iyo nzira y'agakiza, noneho ngo babijyanishe n'urugero rw'agakiza kabo nabo bariho, kuko gukizwa ari inzira ikomeza, atari ikintu umuntu anywa nk'ikivuguto avuge ngo ubu narakijijwe byararangiye. Rero icyo kintu gikunda gukomerera bamwe muri twebwe, kuko cyane cyane ijambo ry'Imana nyine ribigaragaza.
haba mu ruhande rwacu haba no mu ruhande rw'ibidukikije cyangwa se rw'abantu badukikije batarabasha gukizwa kugana iyo nzira, cyane cyane yuko tuzi ko Satani akoresha bamwe muri twebwe batarabasha kugira imitekerereze ya Kristo, noneho kuba bamwe muri twe tubana nabo mu buzima bwa buri munsi, tukagendana nabo, tugaturana, tugahurira nabo mu masoko, mu nzira nyinshi no mu nzego z'ubuyobozi bugiye butandukanye. Aho rero bikunda kugorana kugira ngo umuntu watangiye iyo nzira abashe kujera abandi bantu batarayigana, batarabasha gukizwa, kandi nabo n'ab'Imana, bamwe bazakizwa kandi nabo bemerewe kuba hano muri iyi si. Ijambo rero riratubwiye ngo ni ruto, sinzirukana ababisha bawe mu mwaka umwe. Ababisha bacu ni abadayimoni. Umubisha wa mbere ni Satani, kuko Satani nyine akorera mu b'Imana yaremye. Satani akorera mu batarabasha kugira no kumva imitekerereze ya Kristo Yesu, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abakijijwe baba baramaze kugira imitekerereze ya Kristo Yesu, imitekerereze yo mu Mana. Rero umuntu umwe, bamwe mu bahanga baravuze ngo ntabwo wabasha kumenya ikiri mu gihuru, kugira ngo umenye ikiri mu gihuru uteramo ibuye. Kugira ngo umenye ikiri mu gihuru uteramo ibuye. Bivuze ngo ntiwabasha kumenya ikiri mu gihuru kandi nta buye ryatewemo. Kandi igihuru si ikintu cyo kwiringirwa, igihuru si ikintu cyo kwizerwa, ni ikintu cyo gutinywa nyine. Ni ukuvuga ngo bataratera ibuye mu gihuru, Petero yari yavuze yuko ari bupfane na Kristo. Bamaze gutera ibuye mu gihuru, Petero nibwo yihakanye Yesu Kristo. Ni ukuvuga kandi icyo Imana ishaka kutumenyesha ni uko uyu mubiri ni igihuru. Umubiri ni uwo gutinywa, uyu mubiri urimo inyamaswa. Ijambo ry'Imana riragaragaza yuko Imana idashobora guhita iha abantu ibisubizo bashaka, kuko bashobora kugira indi mitekerereze, noneho ishobora kuzamura za volute z'umubiri, noneho ibintu bikarushaho kugenda nabi. Imana igenda ijera iyi mibiri yacu, kuko irabizi ko iyi mibiri irimo ibintu byinshi. Iyi mibiri irimo inyamaswa zitandukanye, iyi mibiri irimo inkende, iyi mibiri irimo imisambi, iyi mibiri irimo ingona, iyi mibiri irimo inzovu, iyi mibiri irimo imvubu. Nicyo gituma Imana idushishikariza gutumbira Yesu Kristo, tukaba mu mwanya wo gusenga Imana, ndetse iyi mibiri tukagira ibintu tuyigomwa, iyi mibiri tukayicisha bugufi, kugira ngo umwuka w'Imana ahembukire muri iyi mibiri, ariko yabanje gucishwa bugufi. Imana idufashe cyane.
nicyo gituma Imana idashobora guhamagara umuntu itamucishije bugufi. Iyi Imana iguhamagaye ikunyuza mu nzira yaguteguriye, ariko ibigomba gucisha umuntu bugufi nk'uko yacishije bugufi umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo gukora kw'Imana kwisanzurire muri iyi mibiri irimo imyifurize myinshi, kugira ngo gukora umwuka w'Imana akorere muri uyu mubiri urimo amarangamutima menshi, uyu mubiri urimo kwifuza kwinshi, uyu mubiri urimo gukurura ibintu byinshi. Nicyo gituma rero habaho gucishwa bugufi k'umuntu uhamagarwa n'Imana, utoranywa n'Imana. Ni nayo mpamvu agomba kwihanganira ibimugerageza, kuko Imana nayo ishima kumugerageza kugira ngo imucure, imukuremo igikoresho cyiza gishyitse kigeze ku rwego Imana yishimira. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu rero ngo ni ruto kugira ngo inyamaswa zitava mu ishyamba zikagutera. Ni ruto. Uyu mubiri Imana hari aho iwugereranya n'ishyamba, hari aho iwugereranya n'urutoke. Umuntu Imana igenda imugereranya n'ibintu bitandukanye. Hano rero irimo iragereranya umuntu n'ishyamba, irimo iragereranya uyu mubiri n'ishyamba rishobora kuvamo ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo rero Imana yo yatumenye kera, umuntu iramuzi, izi rino shyamba ibintu birikoreramo ibyo ari byo, izi igitera volute zo kugundumbuka kw'inyamaswa zavumbuka muri uyu mubiri. Imana idufashe cyane. Buriya yego n'agakiza k'Imana nako ni ruto. Ntabwo Imana itanga agakiza nk'uko umuntu yajya muri alimentation akagotomera ikivuguto. Ni ruto kuko iby'Imana ni ibyo kubahwa, ni iby'agaciro, si ibintu abantu bahabwa gutyo gusa, ni ibintu biza mu murongo Imana yateguye. Ni ibintu agakiza nako kanyura mu murongo, mu nzira Imana yaciriyemo umuntu ko ariyo azakakiriramo. Ni ruto. Niyo mpamvu umuntu uwo ari we wese asabwa gutumbira Yesu Kristo, gutegereza Imana, kwambaza Imana, kuko binyura nyine muri iyo sura Yesu yashyizeho mu ijambo ry'Imana, isura yo kwambaza Imana. Uwambaza Imana azakizwa, uwambaza Imana azatabarwa, uwambaza Imana azabona agakiza. Rero ubwo hariho kwambaza Imana ntabwo ari ugusumira. Ubwo hariho kwambaza Imana si mu masegonda nk'uko abantu babikekeranya, si mu kwezi nk'uko abantu babikekeranya, si mu mwaka umwe nk'uko abantu babikekeranya. Ni ruto. Agakiza k'Imana si ubwibone bw'abantu, agakiza k'Imana si ubushanutsi bw'abantu, agakiza k'Imana si ukwishyira hejuru kw'abantu. Niyo mpamvu wagahawe n'Imana, ni nawe ubasha kujera bya bindi navuze, kujera bamwe muri ba bantu ahagazemo batarabasha kukakira, kugira ngo amenye imvugo akoresha, nko kubategura nabo nk'abantu bazagendererwa mu minsi iri imbere. Kuko nyine si ikivuguto ngo urakibagotomeza mu madiregite mu masegonda.
ngo ubabwire uti ubu muragahawe. Hoya ni ukugenda dutegurwa. Haleluya, haleluya. Ni ukugenda dutegurwa buke bukeya, dutegurwa buke bukeya. Ni nayo mpamvu navuze ngo bamwe muri twe tuvuga yuko twakijijwe, bamwe muri twe tuvuga yuko twakiriye Yesu Kristo, usanga dufite ingorane, ibibazo byo mu rwego rwo kunanirwa kujera bagenzi bacu batari bakanguka ngo bumve iby'agakiza. Kandi ntabwo ari mu mwaka umwe nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, ntabwo bazakizwa mu mwaka umwe. Ni ruto, ni ruto. Ntabwo Imana izirukana abadayimoni mu mwaka umwe. Ni ruto, ni ruto. Kuko Imana nawe uvuga ko wakijijwe irashaka kugupimira ku batarakizwa, irebe uko uhagarara mu bantu batarakizwa, irebe niba ubunyamujinya bwawe bwararangiye, irebe niba guhubuka kwararangiye, irebe niba gufatiraho mu burakari byararangiye. Ni nayo mpamvu utarakizwa ni igipimo cy'uwakijijwe, uwakijijwe nawe ni igipimo cy'utarakizwa. Imana idufashe cyane. Aho ngaho rero twebwe tuvuga yuko twakijijwe, ni naho dusabwa kwigengesera cyane, dutera intambwe yo mu Mana yo muri Kristo Yesu, kandi tuzirikana neza yuko turi bunyure muri bene wacu batarakizwa ariko bazakizwa kubw'imbuto z'Imana zizajya zigenda zitubonekamo. Imana ishimwe. Ni nayo mpamvu dusabwa twebwe gusenga cyane, tukazamuka tukajya kuri revo, tukagera ku musaraba. Tukagera ku musaraba, tugahagararana na Yesu Kristo hagati y'ibisambo, tugahagararana na Yesu Kristo hagati y'abagome, tugahagararana na Yesu Kristo hagati y'abambuzi. Kuko si kano kanya ngo tumere nk'ababagotomeza ikivuguto ngo noneho bahite bakizwa. Niyo mpamvu aka gakiza bisaba ko tugahawe n'Imana, kavuye mu ijuru. Imana idutabare cyane, Imana idufashe kugira ngo kagende kagira n'umumaro muri ba bandi, kera za mbuto zo kwihangana. Bibiliya iravuga ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Imana ishimwe cyane. Rero niba tudafite kwihangana, agakiza ntikuzuye. Nimba tudafite kubabarira, agakiza ntikuzuye. Nimba tukifuza ibibi kuri bagenzi bacu, agakiza ntikuzuye. Niba tukishimira gukiranirwa kwa bagenzi bacu, agakiza ntikuzuye. Imana idufashe, igende idutabara iturengera, kuko ibi bintu byitwa ibyo mu ijuru ntabwo ari ibintu tugereranya n'ibya hano mu isi. Ibintu bya hano mu isi biteye ukwabyo, n'ibyo mu ijuru biteye ukwabyo. Imana ishimwe cyane kandi idufashe. Ni nayo mpamvu bisaba ko tubanza kwakira urukundo, tugakizwa urwango urwo ari rwo rwose, tugakizwa mu nyangiri iyo ari yo yose, tugakizwa imivurungano iyo ari yo yose, tugakizwa umunabi uwo ari wo wose, tugakizwa umujinya uwo ari wo wose, tugakizwa buri kantu kose, kuko icyaha icyo ari cyo cyose ni icyaha. Kugira ngo mpagarare mbwiriza, ariko nanjye mpamiriza umutima wanjye yuko gukiranirwa kose ari ugukiranirwa, icyaha icyo ari cyo cyose ari icyaha. Kandi kugira ngo nanjye nshishwe bugufi nk'ufatanyije n'abandi gukizwa, ariko mfite ikirere nganamo. Imana ishimwe. Haleluya. Rero gutabarwa kwawe, gutabarwa kwanjye
kuzavamo no gutabarwa kwa bagenzi bacu batari batabarwa, kuko muri Kristo Yesu nimo twese dukirizwa, nimo twese dutabarirwa. Ariko mu gihe Yesu Kristo yamaze kwemerezwa mu mitima yacu twebwe abamwemera bamwizera, bivuze ngo na bagenzi bacu bazatubonamo Kristo Yesu, Kristo uri muri twe, abatabare, abagirire neza, abagirire ubuntu, nabo bagere ku rwego rwo guhamya Imana, ariko biturutse ko Kristo akuzwa muri twe. Kristo akuzwa buri munsi, kandi Kristo nakuzwe nyine. Kristo akurire muri twebwe buri munsi, Kristo akuzwe buri munsi, Kristo akuzwe buri munsi, Kristo akuzwe iteka ryose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umukozi w'Imana urakoze cyane kubw'ijambo rya Imana igucishijemo. Ni ruto, iri ni ijambo rikomeye cyane. Ubwo bishatse kuvuga ko ari buhoro buhoro. Ni buhoro buhoro, ariko iyo urebye twebwe abantu dukunda bya bindi byacu byo gufatiraho. Niyo mpamvu usanga ku bijyanye n'agakiza umuntu aba ataragera ku rwego ruhagije Imana imushakamo, ariko agahindukira akamera nk'ugiye kuvudukana bagenzi be, yirengagije ko nawe agitegerejwe kugera ku rwego rwisumbuye urwo ariho, kandi nanone ko na bagenzi be ni ruto. Niyo mpamvu kugira ngo ibintu bigende neza tumera, nubwo tuba tumeze nk'aho hari urwego twagezeho, ariko dusabwa no kumanuka tugasubira kuri ya ngazi ya mbere, tukamera nk'abarinze abandi bagiye gutangira, kugira ngo tutaboneka nk'abantu bashamadutse cyane, nanone tukamera nk'abananiza abazatangira ejo. Ni nayo mpamvu Yesu yavuye mu ijuru, ati ibye byo mu ijuru aza mu isi, yifatanya natwe, yambara ububi bwacu, amera nawe nk'umunyabyaha, nk'uwifatanyije natwe muri ako kanya, muri urwo rugendo, kugira ngo adufashe, ariko we azi icyo akora, ariko ameze nkatwe. Natwe rero nuko Yesu adusaba, ntashaka ko tugira ubushamaduke, ubwibone, kumva ko turenzeho, noneho ibyo bikaba byadutera kunaniza uzatera intambwe ejo, bitewe n'uko abona ko twamusize, kandi ko tumeze nk'abashaka kugira ngo yijugumbize ahita agera ku rwego rwacu. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Wenda tuciye inyuma tutagiye kuri aho ngaho, muri iyi minsi abahanuzi bahanuye inzara muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko buriya abahanuzi turabatinya, baba bafite amakuru menshi cyane. Abahanuzi buriya bagira amaso areba imbere, ntago bagira amaso nk'ayacu tureba gutya. Hari igihe umuntu areba imbere cyane akaba yareba ibiri inyuma, ariko hari ureba hano imbere. Niyo mpamvu wenda ngiye kukubaza iki kibazo. Benshi cyane bahanuye inzara, ariko ejo umusaza perezida yavuze ngo ni ukwizirika umukanda. Ariko se iyo nzara ibahanuye, nakubaza ngo nk'umuhanuzi uzi amakuru menshi cyane y'ijuru, Imana yizeye ikabitsa amakuru, amakuru mbese nk'ayo ngayo wowe urayumva gute? Yaba ari inzara igiye gutera nk'ubwo buhanuzi bwahanuwe? Ntago navuguruza ubuhanuzi, kandi nanone n'umuntu wese ureba agashishoza, inzara yo irahari, kandi inzara yo iri karibu, keretse ku muntu wakigira impumyi, ariko ni ukuvuga ngo inzara yo irahari. Ariko kandi nanone igituma Imana ibinyuza mu bahanuzi, ni ukugira ngo kubw'umwuka w'Imana, Imana iteguze abantu
batangire kuyisaba imbaraga hakiri kare zibabashisha zizabafasha kunyura mu minsi bagiye gusatira kwegereza. Nicyo gituma ubuhanuzi ubundi nicyo bumaze, kuko buriya umwuka wera ni umutasi. Umwuka wera ni nka wa musirikari nyine w'umumaneko w'umutasi umenya ati igihugu gishobora guterwa, gishobora kujya mu kaga. Natwe rero ubu igihugu nawe mu buryo bw'umwuka uri igihugu, nanjye ndi igihugu. Iyo tubinyujije mu buryo bwa gihanuzi, waterwa, igihugu cyaterwa, abantu baterwa. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nta kimana izakora itabanjije kubwira intore zayo. Niyo mpamvu rero ako karasisi kanyuraho abahanuzi bagahanura inzara, hakabamo bamwe batabyishimira bati baradukura umutima. Ariko Bibiliya yigaragaza yuko umuntu ufite umwuka w'urukundo yizera byose, kandi nanone ntabwo aba ari ugukura umutima, ahubwo ni uko abantu tudakunda kunyura mu nzira zigoranye. Abantu ntago dukunda kunyura mu bigeragezo, ariko kandi turi mu isi, nanone tuba twigiza nkana. Nutemera abahanuzi yasoma no muri Bibiliya, harimo ijambo mu gitabo cya Yobu ibice byaho 7 uhereye aho ku murongo wa mbere, haravuga ngo uri mu isi abafashe igihe mu ntambara. Yenda reka tuvuge kubwo atari ubuhanuzi, ariko ni ubuhanuzi mu buryo bw'ijambo ry'Imana, yuko umuntu uri mu isi abafashe igihe mu ntambara. Ibyo rero hari abantu bamwe na bamwe tuvuga yuko twemera Imana, twizera Yesu Kristo, ariko kandi tukavuga ati inzira Yesu yanyuzemo nize ku giti cye, twebwe ntazo tuzanyuramo. Turi mu isi tuzazinyuramo. Uri mu isi abafashe igihe mu ntambara. Ntago umuntu akwiriye kurenganya umuhanuzi ngo yahanuye ibikomeye, kandi nawe ubyemera ngo turi mu isi nk'abari mu ntambara, turi mu isi nk'abari ku ikosa. Ahubwo iyo usomye amateka y'ibivugwa mu gitabo gisesengura abahanuzi, umuhanuzi abereyeho kwibutsa abantu yuko hashobora kubaho akaga, kwibutsa abantu yuko hashobora kubaho ibibazo, kwibutsa abantu yuko Imana ari imwe isumba byose, kugira ngo bave mu bigirwamana. Nicyo umuhanuzi abereyeho. Noneho kugira ngo abantu bakanguke, batangire kwambaza, bakira imbaraga zizababashisha kubaho mu bihe bigoye bitoroshye. Rimwe na rimwe Satani iyo agiye kugaba ibitero cyangwa guteza akaduruvayo mu isi, akoresha imitima y'abantu akoresha imitima y'abantu idakomeye mu byihangana ry'intambara zibera mu isi, cyangwa se badakomeye mu ntambara zo kwizera Imana. Noneho akagenda akoresha n'amatrageti, ku buryo Satani ashobora kunyura nko mu muntu akamubwira ati umuremyi numvisha ari kukugambanira, kubera yuko umutima udakomeye agahita avuga ati arimo arangambanira, kanze nshakisha ukuntu namwikiza hakiri kare. Kandi yenda baranabeshya cyangwa ni nabyo, ariko nk'uwizera Imana ubwo hari ikindi yakabaye atekereza cyatuma arokoka, na muremyi akagira ute akarokoka. Ariko kubera ko Satani rero akoresha iyo mitima itubatswe idakomeye, ahita kumvisha ko adashakishije n'ukuntu yenda yamutega n'ikintu cyamuca amaguru, ubuzima bwe buri mu kaga katazabaho. Ariko uwizera wese ngo umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera Imana ishimwe kandi Imana idufashe. Urakoze cyane rero umukozi w'Imana, buriya n'ibindi Imana izajya iguha uzajya ubitugezaho kugira ngo tubyumve. Reka tugushimire, uduhe nimero zanyu niba nta kindi wakongeraho, niba nta kindi Imana yaguhaye, noneho udusengera Imana.
itangazo ni ukurinda umutima kurusha ibintu byose birindwa, niko ijambo ry'Imana rivuga, kurinda umutima kurusha ibindi byose birindwa, kuko mu mutima ni umutima w'umuntu niwo Satani akoresha. Umutima w'umuntu mu gihe udafite gukomera, kwihangana, hashobora kuvuka ibibi byinshi, hashobora kuvuka ibibazo byinshi mu bantu, kubera ko imitima yacu idakomeye, kubera ko imitima yacu itihangana. Nicyo gituma Imana ibitanga amatangazo twavuga ko aba agoye ku bantu kuyakira, ni ukugira ngo imitima ikomere, itangire kwitegura gukomera, kunyura mu bintu, ikomerere kunyura mu bintu byose, byaba bikomeye byaba byoroheje, imitima yacu ikomerere kubinyuramo, kuko mu isi nyine ijambo ry'Imana riravuga ngo mugushije ishyano yemwe abari mu isi, kuko Sekibi yabamanukiyeho. Ntabwo Imana rero yagiraga ngo idukure umutima. N'uyu munsi abahanuzi rero baracyabyibutsa, bashorewe n'umwuka wera. Isi nyine yagushije ishyano, n'uyu munsi uri mu isi yagusha ishyano, yatungurwa. Nimero ya telefone 0781154212, 0781154212. Kadusenge. Mana ishobora byose, kiza ubumuga mu mitima, kiza abantu imbaraga mbi zabahetamishije ibitugu n'imigongo, kiza abantu imbaraga mbi zabahetamishije, bamwe bakarwara za pararize, abandi bakarwara uburema butandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndambariza abantu bakurikiye iki kiganiro mu buryo bw'ibibazo bitandukanye, kuko Uwiteka Imana ari Imana ibasha gukenura umuntu mu buryo ubwo ari bwo bwose, bwo mu mwuka no mu mubiri, igakiza imbaraga zitwaza abantu igitugu ikazirukana. Mu izina rya Yesu, imirimo ya kamere yose ihagarare kandi ivumwe, haboneka imirimo y'ubumana bwunga imitima, kugira ngo imitima yizihirwe Umuremyi. Mu izina rya Yesu, imbere n'inyuma, Mana usohoze gukiranuka kwawe, kugira ngo abantu banyurwe, bizere izina ryawe, kandi bishimire kumva ijambo ry'Imana ribabohora, rikabaha imitekerereze mizima, kandi rikabakura mu rwango, rikabahesha agakiza, kugira ngo Mana ishobora byose, mu ngendo bakora, mu bikorwa bakora, babikorane umutuzo n'umutima utabacira urubanza. Mu izina rya Yesu, amen. Imana rero umugisha mukozi w'Imana, kandi Imana igukomeze kandi kurinde. Namwe mu kudukurikira mu gitondo, ku mugoroba, igihe cyose mudukurikira, mukande subscribe abatari bayikanda, abadukurikiye bwa mbere namwe wayikanze, tubasaba umugisha mwinshi cyane. Ngaho mugire umunsi mwiza, umugoroba ugiye kugera, mugire umugoroba mwiza, muhahe muronka, kandi Imana ibahe ibyo kurya n'abatabifite, Imana nibibahe mu izina rya Yesu. Turabasengera. Uyu mukozi w'Imana mujye mumuhamagara kuri izo nimero ababwiye, azajya basengera, kuko ni umukozi w'Imana Imana yaturanyije kandi yahamagaye kugira ngo akore kandi akize abantu barwaye, abaruhijwe n'imibiri cyangwa abaruhijwe n'imitwaro. Abo ngabo bose Imana irabakiza imunyujijemo. Ngaho rero mugubwe neza, mugire umugoroba mwiza. Bye.